Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese nshuti bakundwa tugiye kwibanira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu ari nayo yacu yitwa Subiza TV. Ndabasuje kandi mwese mbaye ikaze muri aya makuru, reka nizere ko tugiye kuyabanamo mwese mumeze neza. Gusa kandi nanone birashoboka ko bamwe muri mwebwe haba harimo abatorohewe n'ubuzima. Abo nabo reka tubabwire ngo mupore sana kandi ntago biri burangire gutyo, gusa ndabasabira kuwiteka kuko ari we ushobora byose aze kubashoboza namwe mumere neza kuko nibyo murambifuriza iminsi yose. Mu nkundira tudatinze mbagezeho iby'iyi nkuru yarijije abantu benshi, nanjye ubwanjye ndimo rwose. Iyi nkuru simbabeshye nanjye iri kundiza nuko ari ukwihagararaho kw'abantu babaga bariko ibi bintu birababaje. Ni umugore witwa Kubwimana Anyesi, uyu nguyu yishkurwa gashinyaguro n'umusore wari ufatanyije na papa we, aho bamwicishije agafuni. Abaturage babibonye bakaba bahise bahahamuka bitewe n'ibyabereye ahangaha. Uyu ni umugore wari utuye muri uyu mudugudu wa Gahora muri aka kagari ka Shyanda, aha ni mu murenge wa Save muri aka karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Mana we, uyu muntu bamujijije iki koko? Gusa byose ngiye kugenda mbikugezaho, uraza gusobanukirwa neza icyo bamuhoye, ariko ntekereza ko nta mpamvu yakabayeho yatuma umuntu avutse undi ubuzima. Ibi ngibi byose ninza kubikubwira nawe ubwawe uraza kuzenga amarira mu maso kuko biteye ubwoba. Mbere yuko mbikugezaho nyemera tubanze duhe ikaze n'ababandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ariko bwa mbere turababwira ngo welcome, ariko kandi turanabasaba gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa subonete nuko mubyita. Muza no kwibuka mufungure kara kantu kinzogera, niyo nkunga ya mbere muraba muduteye kandi murabiswe kubana natwe abari umugisha ukomeye. Gusiga ibitekerezo byanyu muri comment no kutulayikinga mubikore muri benshi, kuko iyo mubikoze mubikunze twese bituzanira umugisha. Mwibutse ko kuri wowe uneze amatwi iyi nkuru ndi kukugezaho ushobora no kwisoma kuri iki kinyamakuru cyane kiranga mu Rwanda cyitwa Umuseke. Ibyo mbikubwira mu rwego rwo kugira ngo nawe uverifiye urebe niba kuko ibyo nakubwiye niba bihura n'ibyo icyo gitangazamakuru cyanditse, ubundi urusheho kunyizera. Ntabwo ibyacu rero bitinda, twikomereze n'iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi aha muri iyi ntara y'Amajyepfo muri aka karere ka Gisagara muri uyu murenge wa Save. Gusa reka nkomeze no kwihanganisha uyu muryango wabuze uyu mubyeyi, ndetse uyu mubyeyi nawe tumusabire iruhuko ridashira. Ubwicanyi buriho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, mw'abantu mwe, ibi bintu bakwiye kubihagurukira nk'uko bahagurukiye izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Ahangaha rero uko byagiye bigaragara, abaturage baduhaye amakuru batubwira ko uyu nguyu yicishijwe agafuni ku buryo buteye ubwoba, ku buryo nawe ubwawe unteze amatwi mbikweretse utabona nuko ubireba cyangwa se utatinyuka no kubireba, kuko byagusaba kuba ufite umutima ukomeye. Bamuhondagurishije agafuni cyangwa se bamukubisa agafuni ku buryo babikoze nk'abica inzoka. Tekereza nawe, ibi bikaba byakozwe n'umugabo ufatanyije n'umuhungu we. Uri kwibaza ubundi uyu bamuzizaga iki? Twaje kwegera abaturage rero, murabizi ko abaturage amakuru ya mbere bundi iye nyayo nibo baba bayafite. Baje kutubwira ko uyu mugore cyangwa se uyu wishwe n'aba bagizi ba nabi, ndetse twaje kubona ko yarageze no mu zabukuru, nubwo atarakuze cyane, ariko wabonaga ko ari umukecuru w'imyaka 66 y'amavuko witwaga Kubwimana Anyesi. Uyu rero aho yarasanzwe atuye muri uyu murenge wa Save, aho kandi abangaba babiri baje kumugirira urugomo. Bivugwa ko ari n'abaturanyi be, ubwo n'uyu mugabo ndetse n'umuhungu we. Ibi bikaba byagarutsweho na polisi ikorera muri iyi ntara y'Amajyepfo, aho bavuze ko aba bombi baje guhita bafatwa kubera gukekwaho cyangwa se kubera kwica uyu mukecuru Kubwimana Anyesi w'imyaka 66 y'amavuko. Urupfu rw'uyu mukecuru rero rwabaye ikintu kidasanzwe ahangaha, kubera ko
uburyo bamukoreye iyicarubozo nibyo byaje gutuma abantu benshi bahurura abandi ukabona imitima iri kubarya nk'uko byanagarutsweho na gitifu w'uyu murenge wa Save akaba yitwa Murenzi Auguste yakomeje atubwira ko iyi nkuru y'uru rupfu rw'uyu Kubyimana Agnes yamenyekanye ahagana mu masaha ya saa yine z'ijoro aho abangaba baje guhita rero batabara cyangwa se bahita bahagera bari kumwe n'izindi nzego zitandukanye zirimo polisi ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ari nabwo basangaga koko uyu mukecuru yapfuye yishwe n'abangaba bamwicishije agafuni. Yagize ati mu makuru twahawe na bamwe mu baturage bakomeza kuvuga ko hari umuturanyi w'uyu mukecuru ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane dore ko bamushinjaga kubarogera umwana ahangaha akaba ari nayo ntandaro y'ibingibi byose abangaba bakaba bamwishe ngo bamuziza ko ngo uyu mukecuru ashobora kuba yari umurozi cyangwa se yari yarabarogeye umwana wabo. Dukomeje ku byo gitifu Murenzi yakomeje avuga ko mu iperereza ryahise ritangira gukorwa kwikubitira abo ngabo rero baje guhita bafatwa ubwo ndavuga uyu mugabo n'umuhungu we kuko banabafatanye aka gafuni bakoresheje bica uyu mukecuru. Nyamara ibintu birakomeye. Uyu Murenzi yakomeje atubwira ko polisi yahise ifata uyu muhungu ndetse na papa we aho abangaba bombi bagiye kugezwa imbere y'ubushinjacyaha kugira ngo baryozwe ibingibi byose bakoze. Gitifu Murenzi kandi yanasabye abaturage gucika ku ngeso yo kwihanira kabone n'ubwo umuntu yaba yafatiwe mu cyuho cy'icyaha yakoze ntago bikwiye ko wihanira ngo ahubwo ngo ukwiye kumushyikiriza inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo zimukorere dosiye akurikirwe n'amategeko. Umurambo wa nyakwigendera cyangwa se umurambo wa Agnes ukaba wahise ujyanwa ku bitaro bya polisi ku Kacyiru kugira ngo ukorerwe autopsy cyangwa se isuzumwa mbere yo gushyingurwa. Naho se n'umuhungu we bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye muri uyu murenge wa Save mu gihe hagikorwa n'iperereza kuri urupfu rw'uyu mukecuru. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yakomeje atubwira ko bakimenya aya makuru polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bageze aho ibingibi byabereye aho basangaga uyu mukecuru yahohotewe ku buryo yishwe urupfu urw'agashinyaguro. Uyu mukecuru rero reka dukomeze tumusabire iruhuko ridashira, umuryango ukomere kandi wihangane ndetse ubwo nizere ko baraza no kubona ubutabera kuva ababikoze bafashwe. Ingango ko ibyabereye ahangaha reka nshimire mwebwe mwese twatangiranye amakuru mbabwira ngo mwakoze kubana nanjye Imana ibaha umugisha. Tuze gusubira mu kanya murabizi ko mbakunda. YouTube channel yanyu ari nayo yacu iracyari yayindi Nesobeza TV turabakunda. Asante sana.